butandukanye. Imana ikajya ivugana nanjye ikambwira ngo izakorera Irene ubukwe bukomeye cyane. Imana yari yarambwiye ikimenyetso irambwira ngo namara gutandukana na Vestina na Dorcas bamaze gutandukanaho batakiri usobanura neza batakiri kumwe nawe mbese yakomejwe ariko uribuka bavuga bati ariko wowe uzarongora ryari bavuga bati Irene ko umaze gukura wowe uzashaka ryari cyane. Irene nabaga ndi kumusengera abantu bakajya bambaza ibibazo byinshi bakambwira batari ko mushumba Irene ko musengera ngo asohoke mu busere bateri tukabona akomeza kugumamo imeze gute kababwira ati rero na karibu hano kuri izi cyano umutumirwa muramubona yahageze arasa neza rwose reka tumuhe ikaze na karibu. Nongeye kubasuhuza ni Prophète Floriye cyangwa se Reverend Pastor nzamwita kuze Floriye. Musanzwe mumbona kuri izi cyano kuri cyano yitwa Mushimu witeka nagarutse hanyuma kuri iyi cyano yitwa Abayo TV nagarutse. Rero ku bantu bari kunyumva bari hano mu gihugu cyacu bari mu bihugu by'amahanga abari i Burayi mu bihugu bitandukanye aba diaspora bose muri kunyumva uyu munsi nagarutse ndagira ngo tubanze dusenge Imana hanyuma mbashe kuganira namwe ku ijambo ry'Imana no ku buhanuzi nabwiwe no ku bintu byinshi nahawe. Ntimucike intege mukomeze iki kiganiro mugitangire kandi munagisoze kuko Imana burya ibaha umugisha mwinshi yo mwatangiye ikiganiro ndetse mukanagisoza. Yes dusengere Floriye. Uwiteka Imana nziza Uwiteka Imana ikomeye ndagushimye yuko uri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu. Ndagushimye yuko uri Imana y'ubutware nirukanya abarozi nirukanya imbaraga zose z'umwijima zirwanya abantu. Aka kanya ntaba ari njye ahubwo izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru imyuka mibi yose itsindwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Ariko Floriye wakunze kutuganirira ku ijambo ry'Imana ariko kandi ntekereza ko no kuri no mihanda ujye ugenda ureba ukamenya uko byifashe muri no minsi mu gihugu cy'u Rwanda hari inkuru yaciye ibintu y'umusitari umusitari amasezerano yo ukwima niyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ni bizavaho ijuru rikavaho uwizera azahabwa ayo masezerano. Isi yose isi ni bizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Mu mwijima wo mu nzira twizere Imana yacu hasigaye umwanya muto izuba rikarasa. Isi ni bizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Ndashima Imana isohoje ikintu gikomeye. Imana ikoze ikintu gikomeye igasohoza ubukwe bwa Irene umusitari ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ku social media uzwi hano kuri za kamera zitandukanye. Irene wavuzweho byinshi n'abantu batandukanye yabaye n'umunyamakuru cyane ku mateleviziyo atandukanye uzwi cyane mu buryo bwa social media mu buryo bujyanye na hano kuri iyi mihanda. Irene arazwi muzi ko hari igihe abantu bagiye bagira ubugambo bwinshi bakajya bavuga batese yazakora ubukwe ryari atese uyu bizaza gute. Muri ibyo bihe Irene nabaga nge ndi kumusengera musengera amasengesho menshi mu buryo butandukanye. Imana ikajya ivugana nanjye ikambwira ngo izakorera Irene ubukwe bukomeye cyane. Imana yari yarambwiye ikimenyetso irambwira ngo namara gutandukana na Vestina na Dorcas bamaze gutandukanaho batakiri usobanura neza batakiri kumwe nawe mbese Dorcas amaze gucuka na Vestina ngo nibamara
amaze kubacutsa amaze kubacuka bamaze gukura nk'abana burya y'umwana ari muto yarakura kandi koko yarabareze. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo ikizahita ihemba Irene izahita imukura mu busore imukorera ubukwe. None ikimana yavuganye nanjye bose babireba none Imana yavuganye nanjye kiratashye. Ikimana yambwiye ndi gusengera Irene ngo Imana imugire umugabo nyamugabo, imugire umugabo uzwi, igihugu cyose kibimenye, ibihugu by'amahanga bibimenye, isi yose bimenye. None Irene ubukwe buratashye nyuma yuko amaze gucusa Dorcas na Vestina bamaze gukura mu buryo bw'ubuhanzi, mu buryo bwa gospel bamaze gukura. Noneho nyuma yaho ngaho Imana yituye ibyiza Irene imuhaye urwiza, imuhaye umugisha, imuhaye umugore. Mpamvu natangiye indirimbo ivuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga ngo yakomejwe ariko uribuka bavuga bati ariko wowe uzarongora ryari, bavuga bati Irene ko umaze gukura wowe uzashaka ryari cyane. Irene nabaga ndi kumusengera abantu bakajya bambaza ibibazo byinshi bakambwira bati ariko mushumba Irene ko umusengera ngo asohoke mu busere bateri tukabona akomeza kuguma imeze gute. Kababwira ati nimutegereze Dorcas na Vestina babanze bakure bacuke mu rwego rujyanye n'ubuhanzi muri gospel. Nibamara gucuka bagakura mu rwego rujyanye na gospel Imana iraza kubigenza neza. Nuko Imana ivugana nanjye irambwira ngo namara kubacutsa bagakura ngo ibintu bizahita bigira gute bisobanuka. Imana yacu tugire neza cyane. Rero bishaka kuvuga ngo hari ikintu Imana igiye gukora, igiye kwihesha icyubahiro. Noneho Irene isohoje ubukwe bwe ariko ari ukugira ngo Imana ice ubugambo. Hari ubugambo bwari buri kuri abantu benshi babuvuga. Hari ubugambo bwari buri inyuma ya Irene bwinshi cyane. Aya magambo ni nkayahe yewe navuze ibyagiye bivugwa cyane. Umuntu ngo arakuze ngo ibiki n'ibiki ngo kudashaka ibiki n'ibiki ngo se uzashaka ryari ni kandi ibyo bintu bikunda kubwirwa n'abantu benshi. Urugero urabona ariko muri ibyo bihe byose akajya ashaka mwuwo babana akamubura. Ariko ndashima Imana ko yamubonye. Ubu ngubu ubukwe bwatashye, ubukwe bwabaye, abazimu bahiye. Njyewe icyo ndi gushima nk'umuhanuzi vuga uti bashye oya abadayimoni bashye kibyimba babyimbye intamatama n'amandazi. Intamatama zimeze nk'amandazi ngo bafite ifuhe ku bwa Irene kuko yakoze ubukwe. Burya abanyeshyari ntibabura abo bose. Imana irambwira ngo nibikundishwe ku munyamugisha. Ubundi umunyamugisha umwikundishwaho, utamwikundishweho no gupfa wapfa. Kuko icyambere Imana ntikunda abanyeshyari. Abanyeshyari Imana ntibakunda, ahubwo nibashimishwe n'ubukwe Irene akoze bw'igitangaza, ubukwe bwiza bw'umugisha kandi uko Imana yabuvuze bwatashye n'ukuri. Imana yabo uko Imana yabivuze bwatashye. Uko nigeze nsengera Pastor Mutesi ubukwe bwe bugataha akora ubukwe na Feredina, bankurikirana ku binyamakuru hose, nta kintu nyamvuga ngo kibure gusohora. Ni nako Imana ishohoje ubukwe bwa Irene. Yes, urakoze cyane ku bw'aya magambo utubwiye. Ariko se waba warakurikiranye buriya bukwe uko bwari bwifashe kuri uriya munsi, waba cyangwa watubwiye ko wanamusengeraga, waba warabutashye buriya bukwe rero njyewe nk'umuhanuzi burya ndi igikoresho cy'Imana. Burya njyewe mba ndi mu murere meze nka Elisa, mba nagiye mu murere, nagiye ahantu mu buvumo gusenga. Ubundi buriya bukwe bwa Irene bwabaye njyewe ndi mu bitare ndi gusenga by'amabuye, nsengera ubukwe bwa Irene nirukana abarozi benda kushaka kubwica. Kuko nabonaga abarozi bari bariho bameze nkaho bashaka kurwanya ubukwe bwa Irene ngo butaba. Imana irambwira ngo abo barozi ninjye gusenga. Njyewe mfata inzira njya kwizamu, nari ndi kwizamu rya Irene anabyumve naho ari. Nari mu masengesho adasanzwe ndi gusengera Irene, kandi nari nayahawe n'Uwiteka Imana, atari kuvuga ngo Irene aranabizi, ntabyo yarazi. Reka nkubwire ibyarwihishwe Imana ibishyira habona. Yes, turabasaba kugira ngo mukore subscribe kuri izi channel kandi mu sharing n'ibi biganiro byacu, ndetse navuga ni fororiye kuko ntagubeshya dore impamvu utabeshya, ndetse mu bigaragara ufite n'amava mutima rwose, biragaragara ko ibyishimo byawe biri ku mutima cyane rwose. Ntabwo ndi gahini ndabere, njyewe ndabere. Ariko nkavuga nti Irene umuhuye aka kanya, ariko sinzi niba ikintu wamubwira ari nk'iki. Bundi Irene ndifuza yuko ubundi mu buzima bwanjye yazabyara impanga.
impanga uravuga uti akazatera inda y'impanga abana babiri hungu na kobwa ku kwezi kwa buke kwinjiramo akazatera impanga akaba yatera impanga z'abahungu babiri yego basa na Irene neza bazi no ku kwezi kwa buke ndifuriza Irene kuzabyara impanga yampaye ku kwezi agiye kwinjiramo kuburyohe nyine kumugeni n'umusore mbese uri kubyumva ibintu byabo ndamwifuriza impanga azabyara impanga mu izina rya Yesu kugira ngo abanyeshyari n'abagome n'abashakaga kurwanya ibya Irene batsindwe Imana ibemeze ko byose bishoboka mbihanuye hakiri kare ubu ntangaje itangazo hakiri kare nk'umuhanuzi Irene ejo mushobora kugira gutya mukabona byaye impanga ariko nge nabihanuye mbere mukavuga muti koko wa muhanuzi Imana koko iramukoresha bikomeye ngewe ndajya nkubwire ngo Imana nta kintu imbwira ngo kibure gusohora Irene rero mbonye Imana nakomeza kwikundishwa ku Mana akagumya kwegera Imana akagumya kuba muri gospel akagumya gukora ibiganiro by'iyobokamana akagumya kuba mu bintu by'Imana Imana irambwira ngo hari impanga kuye kuba yabyara hanyuma kugira ngo Imana yemeza abarozi n'abapfumu n'abamurwanya yuko byose bishoboka. Yes, ubivuze neza ariko kandi buriya Irene agira n'izindi mpano nyinshi zitari izo zo kuba ari muri gospel gusa. Irene no mukozi Imana ariko bamugira ishyari cyane. Baramurwanya. Afite impano zo kuzuba yanazamura n'abantu bakiri urabona bari abadorokasi n'abavestina yarabareze arabacukije barakuze buriya mu Misiri imbere araza kurera n'abandi agenda barera afite impano yo kurera abakavana abantu mu buzima bwo hasi akabazamura mu rwego rwa gospel bakaba abantu bageze ku cyegeranyo gishyitsi biriya rero ni byiza ni ibintu by'umugisha cyane kandi hari n'ijambo nahawe ngiye gusoma rijyanye n'ibi bintu bijyanye n'amasezerano narihawe nk'umushumba nk'umupasitoro narihawe ngiye kurisoma abantu baritege amatwi cyane ni ijambo riri muri Petero wa 2 ibice byaho 3 umurongo waho w'9 uti ngo iki rero ni ijambo rivuga ngo umwami Imana ntajya atinza isezerano nk'uko abantu benshi baritekereza yuko ritinze ahubwo iryihutisha kugira ngo abantu benshi bakizwe iryo jambo niko rivuga fata Bibiliya yawe wowe uri kunyumva urirebe Petero wa 2 ibice 3 umurongo waho w'9 ijambo rivuga ngo umwami Imana ntajya atinza isezerano rye kuko abantu benshi baritekereza yuko iritinza ngo ahubwo iryihutisha kugira ngo abantu benshi bakizwe hari abantu benshi bagiye gukizwa kubw'ubukwe bwa Irene hari abantu benshi bagiye gukizwa ubugambo bugashira ivuga kubw'ubukwe Imana ikoreye Irene niko Imana ivuze hari abantu benshi bagiye gukizwa abagabo benshi bagiye gukizwa abagore benshi bagiye gukizwa abakobwa benshi bagiye gukizwa abasore benshi bagiye gukizwa kandi n'umukobwa wari wihebye agiye kurongorwa umusore wari wihebye nawe agiye kurongora Irene yaratinze mu buseribateri yaramaze kugira imyaka Yes nibyo nako kuri ibyo uvuze wenda byabayeho habaho gutinda ariko hari akantu uvuze ngo abantu benshi bagiye ngo kugira gute bagiye kurushaho gukizwa ngo kubera amasezerano y'ubukwe bwa Irene kubera iki bigenze gutyo impamvu ya mbere nuko Irene akoze ubukwe yaratinze mu buseribateri iriya myaka yaragezemo yari y'abantu bakuze wabyumvishe niyo mpamvu rero n'abasore bakuze bangana na Irene nongere mbabwire ngo urwego rwo kwitwa abahungu rugiye kuvaho burya hari igihe umuntu ageramo akitwa umuhungu wo kwa runaka bakajya bavuga ngo uriya muhungu wo kwa runaka bakaba batakita umwita umusore bakavuga ngo ni umuhungu wo kwa runaka buriya Irene yaragiye kugenda agera mu myaka y'abahungu ariko Imana imurinze kwitwa umuhungu ahubwo igiye kumugirira neza imwubakire imukomereze abyare abahungu n'abakobwa n'izo mpanga azikokomora zibyare mu izina rya Yesu ikibyimba kimeneke kubera imbaraga z'Imana haleluya niko Imana ivuze Imana irambwira ngo dore ijambo riravuze ngo umwami Imana ntajya atinza isezerano rye nk'uko abantu benshi baritekereza yuko iritinza abantu batekerezaga yuko ubukwe bwa Irene buzataha bakibaza uburyo buzataha bakibaza uko bizamera ariko Imana ivuganye nanjye irambwira ngo umutima w'imbabazi Irene agira wo kuzamura abantu akabafasha muri gospel uko yagiye afasha ba Dorokasi na Bavestina akabarera bagakura mu buryo bw'umwuka Imana yarabinezerewe irishima Imana yari yaragambiriye yuko aba bana nibamara gukura mu rwego rwa gospel izamwitura ibirori byiza by'ubukwe akitwa umugabo wuzuye ushimira Imana rero n'abandi bari kunyumviraho niba bisomo kuri bo
amasezerano yanyu mwagiye musezeranywa, mwayabwiriwe mu buvumo, mwayabwiriwe mu butayu, mwayabwiriwe mu rusengero, mwayabwiriwe ku ruhimbi, mwayabwiwe ku gicaniro cyo mu rusengero rw'Imana. Abahanuzi barahanura baravuga ngo uzakora ubukwe, ariko bwari bwaraheze, ubukwe bwawe ntibuze, igikundo cyawe cyaratwawe. Ndakubwira ngo igikundo cyawe kigiye kugarurwa mu izina rya Yesu. Nubwo bavuze amagambo menshi bakavuga ngo ufite imyaka y'abantu bakuze, ngo wa mukobwa we ngo umaze kunyuma imyaka 35 38 9 ngo ntaho uzagera, aka kanya Imana ivuganye nawe irakubwiye ngo hakira ubutabazi bw'Imana. Ni wowe Imana yibutse, nawe igiye kukugira neza, nawe igiye kuguhoza amarira, nawe ugiye kurongorwa, nawe ugiye kubyara, nawe ugiye kugira inzu yawe, nawe ugiye kugira ubutunzi bwawe, nawe ugiye kwiteza imbere mu izina rya Yesu. Abahora bafite amagambo yose agiye gushira ivuga kubera imbaraga z'Imana. Rero ibyakozwe n'intumwa ibice 28 umurongo waho wa 6 harimo ijambo rivuga ngo babandi bategereza yuko ari bupfe akindutse, babona ntacyo abaye, barahindura baravuga bati ni Imana. Ndagira mbabwire ngo iyi Imana ikoze ibintu ihindura amagambo. Abantu bahindura amagambo, abantu bagiye guhindura amagambo. Irene kubera ko Imana mu mwakuye. Yes, Imana iramumwakuye cyane, ariko kandi nakwibaza abantu bahindura amagambo. Lola Floriye uhuye na n'uyu wakoze ubukwe ejo bundi Irene muri Ndahabi, wamubwira iki inama wamuha kugira ngo arusheho kwitwara cyangwa se arusheho kumeza kubaka urugo? Ngewe ndamutse mpuye na Irene muri uku kwezi kwa buki tugahura nawe, icyo nakora nabwira Irene, namubwira ati Irene, komeza ugire urukundo rwo kubaka abantu, rwo kubaka gushyigikira abantu b'Imana. Nabwira Irene nkamubwira ati iyo mpano ufite yo muri wowe yo kurera abantu, ukabarera muri gospel bagakura nk'uko wareze Dorcas ukarera na Vestina, yikomeze no ku bandi kugira ngo uwo muyoboro Imana ikomeze ukubonemo, kuko ari umuyoboro mwiza. Nabwira Irene nkamubwira ati Irene, dore amagambo ashize ivuga ntabwo wasebye, ahubwo Imana ikugiriye neza. Nicyo naganira na Irene nkamubwira ati Irene, noneho zamuka mu rwego rwa gospel cyane, ukomeze ukore injyana za gospel kuko ari nziza mu buryo bujyanye na social media, mu buryo bujyanye n'ubunyamakuru akora, umwuga w'itangazamakuru akora. Yes, navuga nti urakoze cyane Floriye. Kandi nawe warudukurikiye. Hari n'ikindi nabonye munyamakuru, ntabwo navano ntakivuze, nagiye kubona mbona n'umuntu witwa King James, mbona akoze ubukwe bwo mu itorero bwo mu rusengero. King James, reka da Imana igiye kujya mu bastari bose, igiye bajyamo abari bagaragara nk'abashaje bakuze. Uriya King James nawe arakuze. Hanyuma bakora ibirori, hari umuntu turi kumwe yarakubajije ati ese Papa Sava we ntabwo ujya umusengera se? Papa Sava nawe rega ndi kubasengera bose kugira ngo Imana ibagire neza. Rega navuze ngo iyo umuntu amaze gukura cyane akarenza imyaka bamwita umuhungu wo kwa runaka. Iri zina ry'umuhungu ndashaka kurirwanya, riveho. N'umukobwa rero wakuze aragumirwa, yagumirwa bakajya bavuga ngo yaragumiwe. None ndashaka kurwanya uyu mwuka wo kugumirwa ku bakobwa. Ugende, uri kubyumva? Bakora ubukwe, bakora ibirori, bahitinge ibintu bishyuhe, kibyimba kimeneke, abarozi batsindwe, amasezerano y'abantu asohore mu izina rya Yesu. Kuko hejuru imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Nta Imana itava n'umuntu, nta nayitamugeze. Ndagira mbabwire ngo Uwiteka aje kwihesha icyubahiro, Uwiteka agiye kubigenza neza. Ubushize nakoze ikiganiro, nari nifite igiseke muri hangano, uyu munsi ntabwo nakizanye. Imana yampishuriye yerekwa, ngiye kubona mbona abantu benshi bameze nkaho babashyize mu biseke, bapfundikiriye mu biseke. Imana irambwira ngo bya biseke mujya mubona abantu batwara, bakabitwara ubukwe bwabaye n'inkongoro y'amata, mujya mubibona. Hanyuma nubwo uyu munsi ntazanye inkongoro, mbe nazanye igiseke, ariko wowe uri kunyumva ibiseke urabizi, inkongoro urazizi. None nagiye kubona mbona umurozi kazi ari kugenda akajya mu bapfumu, cyangwa se umurozi akajya mu bapfumu akajyana izina ry'umuntu, yamara kurijyanayo akajya abwira umupfumu ngo nibafate agaseke ngo bashyiremo umuntu ibye byose, bagapfundikira n'agapfundikizo, bakavuga ngo uyu muntu bamushyize mu giseke, barapfundikiye. Iyo bagupfundikire mu giseke rero ntabwo ushobora gukora ubukwe. Iyo bagupfundikire mu giseke ubukirimo nyine, ubupfundikiriye mu giseke. Buriya Irene hari aho bageze bashaka kumupfundikiriramo, ariko mu masengesho nari ndi gusenga Imana yamupfunduye imukuramo.
imukura mu giseke bari baramukizemo, hanyuma akoze ubukwe mu izina rya Yesu. Ubukwe buratashye kubera amasengesho menshi, amasengesho y'abera, amasengesho y'abakozi b'Imana. Imana yacu tugire neza cyane. Rero abagome baraza bakakurwanya, bakagushyira mu giseke, bakagupfundikiriramo, ariko iyo dusenze amasengesho Imana igukura mu giseke bagushyizemo, ubundi ahasigaye nawe ukareshya bikemera, nawe ugatereta bikemera, nawe ukabwira umuntu ngo sheri ishushu akabyumva. Ariko iyo uri mu giseke nubwo wabibwira umuntu kajana ntabwo akumva, biba bimeze nko kumena amazi ku rutare. Rero ndagira ngo ubwire ngo abantu bahoraga bakundwa bikajya byanga bari kubyumva. Ikindi nagiye kubona mbona inkongoro, murabizi ko inkongoro burya zijyamwe amata ni umugisha, ariko nagiye kubona mbona inkongoro abantu benshi amarira yabo nkabona ari mu nkongoro, niyo yuzuye mu nkongoro. Imana irambwira ngo aya marira ubonye mu nkongoro ngo asobanura amarira y'ibigeragezo n'amakuba abantu babamo mu buzima bwa buri munsi. Imana irambwira ngo abantu bamaze igihe bafite amarira yabo apfundikire mu nkongoro kubera abapfumu babahemukiye. Imana irambwira ngo ayo marira Imana irayamennye, ibyari inkongoro y'amarira ahubwo bibaye inkongoro y'amata, amata agomba kuvugirwa imisango, ubukwe bugataha ku bantu. Rero Imana irambwira ngo nukuri, haleluya, niyo ikoze ibirori bikomeye kuri Irene Murindahabi, iyakoze ibya Murindahabi Irene yabasha gukora n'ibindi byose. Kasha amashekero ubari mu munezero, ari mu kwezi kwa buki kubera imbaraga z'Imana. Yes, mwese mwari mudukurikiye. Navuga nti Reverend Florian, navuga nti nakagaruka inimero ndazivuga baba bazikeneye.